yakuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Yanga umunsi w'igikundiro wakiniye ama ekipe yombi. Ku ruhande rwawe uyu munsi usobanuye iki nama ekipe yarahagaze ku ruhe rwego? Ngewe nabivuze twagomba kureba umupira mwiza ku mpande zombi, yaba Rayon Sport yaba Yanga bakina umupira mwiza. Nubwo ekipe imwe igomba gutsinda, ariko nkuko mubizi izi match ni nkaho twakwita bose ni match za mbere bakinnye, bose bafite abakinnyi basha, bafite abatoza basha, so urumva yuko ntabwo byari byoroshye kuri bose, ariko ku bwanjye ni match yanshimishije kuko izi ekipe zose nizanjye yari gutsinda yose nari kwishima. Yego. Hanyuma bigendanye n'uburyo ikipe ya Rayon Sport iri kwitegura ku gipimo cyiza nka Yanga, ekipe izahagararira u Rwanda uyibonye gute uyu munsi? Oya, ngewe nabivuze ni ukuvuga ngo ekipe uburyo imeze, niba umutoza niba mu mwanya, umutoza aba mu mwanya. Ikintu nakunze nuko abakinnyi bahagarara neza mu kibuga. Ikindi nakunze mu gice cya mbere ntabwo baperforminze neza, ntabwo natinya kubivuga kuko byasaga nkaho bafite igihunga, nta sharpness yari irimo, abantu basabaga umupira yani nta movement zari zihagije. Ariko warebye ko nko mu gice cya kabiri Rayon Sport yaje yahindutse, nubwo bayitsinze ariko urabona ko hari ikintu cyiza kiri imbere, kandi nkeka ko nibakomeza kumva ibyo umutoza babwira bagakomeza gukurikiza inama z'umutoza bizagenda neza. Aruna Niyonzima ni Rayon Sport yatomboye n'ubundi Singida muri Tanzania, kandi Tanzania wabaye Rayon Sport ubonye jitu kompare na Singida. Ambie mwanangu fresh mwanangu. Hai, unaona ni kipe ya kuramo Singida muri no Rayon Sport. Oya, Rayon Sport Singida ni nayo yari yubatse, ariko iyo ufashe histoire ya Singida ni Rayon Sport ni ibintu bibiri bitandukanye. Rayon Sport ni ekipe nkuru kuri Singida, ariko ibyo ntacyo bivuze rimwe na rimwe muri football, ariko nibitegura neza. Match ya mbere ni hano, akabiri ni muri Tanzania, so bagomba gukoresha ibishoboka byose bagatsinda match ya mbere hano kandi bakayitsinda ibitego byinshi. Haruna, twabonye ikipe ya Yanga igera hano mukorana imyitozo, bisobanura iki nk'umukinnyi wayikiniye, bisobanura iki ku gaciro baguha mu ikipe ya Yanga? Ngewe narabivuze, iriya aba ari respect no kwibuka ibyo wakoreye abantu. Nkunda kubivuga, ntabwo washimisha abantu bose kuri isi y'Imana, ariko umuntu nagukorera ikintu cyiza kandi nubwo cyaba kimwe mu bintu icumi uzakimwubahira. So kuba baraje tugakorana imyitozo ni iby'agaciro kuri ngewe, ndetse ni n'iby'agaciro ku Banyarwanda, kuko buriya abantu benshi ntabwo dukunda kwiga. Buriya icyubahiro ni akantu gatoya ariko gafite icyo kavuze mu buzima bw'umuntu. So ku bwanjye narabyishimiye kandi ndi proud nabyo. Icyo navuga ni uko ni ekipe n'ubundi sanzwe nkunda kandi nanjye nkunda, ndetse tunubaha. Hari amakuru avuga ko ari na projet zikiri mu ibanga ariko mushaka kuba muri gutekereza kuzakorana, byaba ari byo? Ibyo ngibyo biriho kandi byahoze, ariko ntacyo nabivugaho. Gusa abantu nzabamenyesha inshallah umunsi umwe. Arona, ikibazo cy'amatsiko, wakinnye hano mu Rwanda na Tanzania urahakina, ahantu wagira ibihe byiza cyane utajya wibagirwa hagati hano mu Rwanda ndetse no muri Tanzania ni hehe? Ikibazo ariko naragisubije cyane, ndetse ahubwo niba utaracyumvise. Njye ntabwo nacyumvise. Buriya umupira ni ibihe. Ndi muri Rayon Sport mu gihe cyayo hari imeze neza, hari nishimye. Ndi muri APR mu gihe cyayo hari nishimye, ariko geze no muri Tanzania nishimye kurushaho, bitewe n'uko numvaga nshaka gukina hanze y'igihugu, mpura n'abantu baranyakira neza, umupira wemera ku kaguru, ibintu byose bigenda neza. So urumva rero navuga ko nishimye muri Haruna, mu gusoza inama ubuyobozi cyangwa staff technique cyangwa n'abakinnyi ba Rayon Sport kugira ngo urugendo bagiyemo noneho ikipe yo mu rugo, ikipe yawe babe bakwitwara neza ku ruhando mpuzamahanga? Ikintu nababwira ni gukomeza imyitozo, bakizera kandi bakumvira umutoza, kubera ko iyo urebye usabye nk'uko narebye umupira w'uyu munsi, gutsindwa bibaho
ariko ntabwo ari uko Rayon Sport itakinutse ibindi byose bizaza tu it's a matter of the time. Murakoze cyane. Sawa sawa.